Salama sha. Salama. Kuramo ibyo tuvuga mu kigali. Kampe kugerayo ndebe. You can be prosecuted for that. Uru urukundo cyangwa na amadayimoni. Wow, nandi abujinga baje. Kandi bacunga umuntu yibeshye mu gihenze bakazana hari utuntu byose mani wari Ubwo uzagira umunwa kugeza rya. Narimvuze ati abantu umucunga umuntu yabwire mukaza gusura mani. Nta n'ikintu bamumuzani mukazana imitwe gusa mukagira ngo ari ibintu bizima mwamuze. Yo mushonjeje kampe ko muri akareba. Indira shape. Salama King y'u Rwanda. King y'u Rwanda ibiki. Je King nabwiriwe noneho mwazo ndabagira ariko ni kubera kimuza nta n'ikintu muzaniye umuntu nabwiriwe noneho mwazo ndabagira icazwe ijyo icazwa hanga. Semani Rwanda kareba ubundi wowe ufite ikibazo. Ikiye kibazo. Ariko semani ukeneye ko base gukinyemurira. Je menye ko maze kwezi na ryo none yanjye maze inamaze umwaka wose nari. Mwajya mu kuranga. First we have this. So nari bibindekire nyine nta kibazo nose nayo nawe wasanga uramushonje mugenzi wanyu mwicara ari akunda abona kunyigera nta kintu biri kumara ubugiye hataru kabuno kamwe genda nyine jya ubimenya si iki cyo mu kiransi umuntu amaze imyaka itatarya ariko sishaka ko mbona muri kuryana mumeze nk'imishwi iri mu ntuza mu mugina mufite ubundi kihe kibazo umva mwongera kuryana wani shenyuko muhita mugenda aha ngaha ntabwo ariho bafashiriza imfubyi reba mani rwose King ndakomeye nawe rwose King ndakomeye rwose mukomeze rwose mukomeze muri none aba banda bakizwa n'ikira babona umuntu yiguriye akantu bakaza kumusura kandi nawe nta kintu mba ndiho bose nzabigenzana nawe